Silveri. Karame patron. Yabitara nuko indi zindi mbwa zose zitaba zitabisha amaguru. Uranzana inzoga itanditse ukanzana inyama zidahiye. Hari izindi nzoga nayo. Uranzana inyama zidahiye nasoni. Inyama nazo dufite izindi zokeje kandi zokeje neza. Reka nkubwize ukuri. Ubu none hatuvugana. Nakugurana n'aka kabari kose. Maramoya nkakugura ukajya kwangara hariya hanze. Urukunyumva? Ndabyumva bwo. Ntabwo mbikora ubu none amafaranga ngiye mfite. Rero hano. Oh, dripu. Mafimbo. Nani sono ugira waje mu kazi kawe wajya watunze muri biro yawe. Mpa amafaranga yanjye niba nta mafaranga yanjye. Mubona urenga. Allo? Oh chérie, bite kuri kurira chérie? Chérie? Oya. Vira mu nzu. Ayo mvamo boss. Vira mu nzu. Bari cyo byihore. Oh, mfite ibibazo nk'ibyanyu nabizo. Ko kazi tujye gukora akazi gasanzwe. Tuzabura nyine. Karimba kundajya neza dura. Karimba ni keza. Oya, Karimba ni sawa. Peti, njoo nikuwe. Njoo sasa nikuoneshe. Mana we baba hungu banyibye we baba hungu banyibye we. Muranzeka koko. Uri muranzeka. Imbavu zanjye we. Uri muranzeka. Ngo bagize bati. Oya mwe mwigishe ko ese navuye ko mfite n'umumabuja mwiza nawe ntabwo ajya atinzamo. Oya ntabwo ajya atinzamo. Ushaka kugira ngo uzabone ibyibeshye saguruka none ahanga tujyane. Nshaka ko tujyana. Ibyo urimo ni ibiki? Haguruka. Haguruka. Kirimo wigira ngo nta mushaka kujya. Wino tugende nta myenda uhindura. Ni cyangwa ushaka guhindura imyenda ariko gira vuba vuba. Wigira ni ibiki? Kugeza n'izi saga yara nazo umwana aherereye nanjye sinzi aho umwana aherereye. Nje nta nubwo nigeze mukubita amaso. Ubu turimo turamushakisha. Kayumba ntabwo yarabizi ko gahera yabyaye. Ntabwo yarabizi. Sinzi nabwo ko yabimenye. None ushatse kumbwira ko gahera yatwite arakomeza ariga bigera nubwo abyara abana na se mu nzu se ntiyabimenye. Yego. Yarabihishe nyine. Kuko nanjye nabimenye nyuma. Rozi ngerere ibibazo mba mfite. Nicara hari ariko nza kufura nafura kucya nkaza numva gatima karaje ka Marceline. Chakozura urandangaje pe. Ndago narenze ko ngunda bigezanga ku buryo wagenda ukanzanira eswe aga mavuta kundu abakobwa bagisiga. Nuko kugira ngo uzakire mwino misati yawise neza. Baba bameze fresh. Ngiye kubona umeze neza Marceline. Rozi ngerere ibibazo mba mfite. Nicara hari ariko nza kufura nafura kucya nkaza numva gatima karaje ka Marceline. Chakozura urandangaje pe. Ndago narenze ko ngunda bigezanga ku buryo wagenda ukanzanira eswe aga mavuta kundu abakobwa bagisiga. Nuko kugira ngo uzakire mwino misati yawise neza. Baba bameze fresh. Ngiye kubona umeze neza Marceline. Kari. Ese kugenda vuba. Kayumba. Mumeze mutese.
Tumeze neza mwebwe se? muze harahari se? Oya muze se nakubwiye ko ntawe uhari ari mu ntara amaze y'iminsi. Unase Miguel ari hehe? Ndashaka umuntu witwa Miguel niba hari wamumpamagarira akaza. Ese n'ubuhoro kayo? Mumpamagarire ndamushaka cyane. Miguel! Miguel! Arabe. Ngwino hano. Kayira, we na Miguel sinshaka kuvuga amagambo menshi. Ijambo rijya muhere ruhande mubivuge. Ko mutavuga bimeze bite? Seka n'ibiki. Aba nibo barabizi byose nibagire vuba. Kayira. Ntabwo ari ndimo kubwira. We n'umugabo nta kintu mwavuga. N'umugabo we. Gamana narume. Miguel, muragiye kutubwira iki? Reba ariko ukuntu babicaye bagira batya ku bintu baziranye. Nuko kurwana mu rugo rw'abandi bitemewe. Nakagombye kurwana nkagukubitira ahangaha. Maze rero KAYUMBA uregura akarufite burumvikana kuko njye sinzi icyo nakora. Umpamagaye buriya umpamagaye umbwira ngo ugiye kuza. Nagerageje kubaza Miguel wenda ikibazo mushobora kuba mufitanye. Akubimye n'akamama nanjye n'umwe. Ibi byose byawe wari ubizi. Oya, ndakubwiye ngo umpamagaye ubwira ngo uraje hano. Numvise ukuntu umeze uri kumbwira muri telefone ndavuga nti kapaze Miguel ikibazo wenda mushobora kuba mwari. Narigeze ngo ibi byose wari ubizi ukampisha dukorana twiranwa ku kazi ntube waragize na kimwe ubwira. Nta muntu w'umubyeyi yamenye ibyo bintu ngabicicike ko nawe bimenya wari kugira. Iyi ntare tubana mu nzu ari cyo yigeze mbwira. Njyewe iri kwenda. Wamubona kwasuku nguko ntiyamenya ibintu yari yicara ntiwamenye imyaka yose ishize ibintu byose yampishe. Nanjye nizera ngo mfite umuntu mu rugo. Nkajya ku kazi nzi ngo ni ikigaragara cyo nawe nuko igikomere yakigendanaga kuko ndakeka n'igihe nahise giye mpuza ibintu byinshi gaye n'igihe uza muri anniversaire ukagwa ndakeka nabyo byari muri ibi bikomere wari warabitse. Miguel umuntu w'umugabo ariko uri kubakwe by'iki ko yari umugore n'umugabo. Je numvaga ibyiza ahubwo uyu mukobwa ndamusiga hano musigarane nawe. Je ntago ndi umujyana. Uyu nguno nunu mukazana wanyu. Sivre je ndamusiga ntawe umujyana. Simukeneye nta nicyo amarira ibyo nataye narabitaye nta n'ikindi ngiye kuri uyu mukobwa. Gusa ikiza gihari. Nuko ngize amahirwe ukaba hari umuntu mukuru. Ubundi iyo nza kugera hano najyaga kuba nakoza amabara ariko nubashye kuhari ariko ikindi cyo kumbwira ngo ndamutahana nawe ndi gutahana. KAYUMBA babaye kandi ndabyumva gabanya umujinya ahubwo ikibazo gihari ni ukuvuga ngo nibatubwire niba ahubwo nabo batashobora kuba baraduhishe niba baza aho uwo mwana baravuga se singaba aho bari gaye muza uwo mwana ari uwo mwana mwabyaye amaze imyaka 15 muza abayeho gute ariko reko nabana ari inyamaswa aba babiri ibyo babiziranyeho ni baracecetse ejo bundi Miguel twiriyanwa ku kazi tumaranye hafi umwaka dukorana uyu tubana mu nzu nta kintu yambwiye ubuse uyu no umuntu tubana uyu no umuntu akongera kujyana homba uyu warababaye ihanganye kandi birumvikana je rwose ntako ntagize giye bigarukiye ahangaha uyu mu musigarane nanjye KAYUMBA ndagenda nibana ntago giye nabyemera maze rero ikintu ndimo ndakwisabira KAYUMBA urabona n'undi nyir'urugo umugabo ntawe uhari numva ibintu twabyihanganya tugacire kubura bizi ikibazo afite cy'ubugwayi sinahita mpamagara ngo mubwire ibintu biri kuba hano hantu none we wa mutima wa mutsindaye numva bakwihangana mu cyumweru gitaha yaza tukicara hasi tukiga ikibazo
ikibazo gihari nayo kuvuga ngo gusiga umwana hano Oya. ni umuntu mukuru pe icyo kibazo twakigaho ndakumva pe umbabare ko nguce mu ijambo gusa jya umujinya afite ntabwo mbasha kukontrola ariko uyu nguyu wenda musigaha imyenda ye genda nyizane ndayipakira yose nyizane icyo kibazo tuzakiganira ariko ari ahangaha nibwo tuzafata umwanzuro w'icyo gukora ariko umukobwa simushaka no kumubona no kumutekereza birandera ikindi kibazo nese basigeza kubwira icyaramuteye kugira ngo aceceke cyahise aravuga si ukumubaza agaturama gusa urebe imyaka 15 umuntu yatwise amezi 9 gihe Kayumba nkajya ku kazi ngataha umuntu ari ku ishuri nzi ngo ari mariga kumbi ni umugore aratwite bya bindi baruka bagira bati ibyo ntabyo rigeze mbona ibyo byose yarabimpishe nta kimenyetso na kimwe namenye byongereho abyarire mu rugo sinagira icyo menya tekereza yindi iza kumuhitana naryaga gusona nkavuga ngo bari kunjyana bakavuga ngo sobanana ari guhera ndetse kuvuga ngo yaratwite byari kuvuga ngo ko ari we mugabo mubana ni gute utera umwana wawe ndi no kubitekereza rega niko byari kugenda none siko nta n'uwari kumenya uko byagenze jewe najyaga gufungwa ntazi ibyo nzi icyo gikomere wavuga kazakizwa n'ikikayuba ngo bashaka bakuse nashaka umugore nuwo nareze sansa nkaho nabyaye ankoze ibingi bo nashaka umugore izina ry'Imana nzasezerana na byeri nishaka izanyice bampambe ni hahandi ariko ikitwa umugore kuko niba ntabonye uyu mwana uyu nguyu amafaranga namutanzeho ijoro naraye nkora amanywa nijoro nkajya nkora mu bibiri akandarayo ngakora amanywa nijoro nkavuga ngo nongere amafaranga mwishyure minerivare kumbi wari maratwita arabyara reka mubwize ukuri genda atashye mu musigare ntankurikire kuko nkurikiye aya maguru navunira hepfo ku gipangu cyangwa ntangire mu modoka rwose mbabare kuba nkubwiye amagambo mabi ariko genda atashye uyu ni umukazana wanyu jyaho kugira ngo nze gukora ibyaha reka ibyo mbwira byose ibyo ukora byose umusigarane ntabwo nkeneye rwose ndakubashye kubera ko uri umubyeyi ariko ntabwo nta kintu ushaka kumva nta nubwo ushaka kumva reka tuvugane nawe wabaye uteo nose uraza umpamagara ngo sheri n'ingoma bamupanga se bamenye ko turabashe none se ndago dukundana wanyanze nose ukundana n'ingoma ngo uhite ubimenyesha mu gipangu bose nose ikibazo kiri niyo mpamvu naguhamagaye mbesheri uraha ngaho ukanyihorera aguze ibibazo by'umuntu none si wabaye ikishari ndago mu kanya twari turi guseka twishimye none ingaba mbona warakaye wabaye iki ubuzima buba bugoye nyine by'iki gihe bwa bimeze neza none se mabuja kubwiye nabi ya muziranenge se yambwira naba amporike none wabaye iki cyane ikibazo mfite nyine ikijyanye na yanzu nyine nigeze kukubwira aho cyage yabaye iki yahirimye yaguye nose ntabwo ubona ko imvura imeze nabi ejo bundi nasizeho amabati n'abafundi bari kumpamagara ubutitsa ngo ningure inzugi n'amadirishya nshyireho abantu bareke no kujya kuyinyama ntuzi ko ibintu byo mu cyaro ariko biba bimeze none ikibazo ni ikihe ikibazo nta mafaranga afite Mariseli ntabwo byumva se nda mafaranga ufite kamino misi nta mafaranga uzi n'ukuntu twasezeranye ko tugiye kubana ngo nda mafaranga ufite ese ubwo niba twagiye kubana nka nta mafaranga afite nawe nkaba mbona utayangaragariza ukurumva namenya gute ko amafaranga ahari reka rero ngubwire inama nziza urabizi ko tugiye kubana nje nawe kandi ibyanje nibyo byawe kandi uri kumbwira yuko ndanzugi zihari n'amadirisha agahari ntabihari nose ukumva bihari ubwo byose nangahe amadirishya n'inzugi byahagarara nkangahe se kuri kumbaza kwasa amafaranga uri kumbaza ukurumva ari tugiye ndi kugira ngo nguhe ago mafaranga ugenda ugura izo nzugi ugure n'amadirishya uri kumva nguhe ago mafaranga ugenda ushiremo
izo nzugi nago madirisha tubane vuba amafaranga y'abakobwa njye ntabwo njya nyafata ariko mani sheri urukumba kundu utangiye kumbinduka ntabwo ari kuguhinduka hose ibaze none se utambinduka ni gute nakubwira ngo uzi ko ushobora kumpa amafaranga warangiza ugahitanga vuba ati ngumva rero ngo sheri ngo inzu ngo twayifatanije none wakamara kuyigamo ugatanga vuba ati ano matanga ari hejuru nayanjye ibyumba biri hariya n'ibya ugasumva ibyo bintu nje ndabyo nakubwira kuko ndagukundaga uri kumva niba nkubwiye ngo reka nguha amafaranga twubake tugire vuba uri kuganga nje ndandukanye n'abakobwa bose uzi uri kumva njewe tuvuga n'ukuri nje ndandukanye n'abakobwa uje ubona muri quartier hari hose niwanyu hose hari umukobwa wiri wanyu wigeze uguha amafaranga ngo ubake umujane hose kuburyo wahita uvanga umpa amafaranga noneho warangiza wahajya ntutanga uvanga urumva nukuri amafaranga yo kugura inzugi ngo yo gusika inzu ntabwo wabivuga nukuri ndabyo navuga ahubwo mbwira nje kuguha kuri ga amafaranga mabujije undi susike jondi aherutse kumbemba nakurebera nk'ibihumbi nka 30 ndago byavamo amadirisha n'inzugi 30 none ukagenda abo bafundi bawe ukagabahereza akagenda inzugi bakazishiramo neza n'amadirisha ubundi bindi nawe urabyumva sase Marisere ibihumbi 30 urubizo urugirwa metalike ukuntu urugugwa ni disha rya metalike wazi ukora igugwa ukusumva 30 makeya uzi kintu cyabakiza Marisere reba nk'umushahara uhembwa none ugafata nk'amezi nk'atatu cyangwa ubwo nk'ibihumbi nka 90 kuko mbembwa 30 umva nubwo byabijana nabyo nabifata ndakibazo njewe reka nzagaguha ndagakwemereye wetegereza nje nzakaguha sibyo kandi ndago nzagutinza sibyo vuba hano zahita vuba hanga nje nzakubwira takiraga amafaranga ugenda uje kugura inzugi nawe urabyumva kandi zamu umva reka none umva njewe ndagakwemereye nagukunda n'ubundi no muzabusanzwe ahubwo se undi bashima Imana bagize gutya haleluya mana we umva ndeka se nje ndagagu ariko zamu iyo nzu kayigira vuba ahubwo tugakomeza tugakorera kandi amafaranga tugahita tubana none ahita mbahamagara nkababwira ko nose urabahamagara ndamafaranga urabona uzabahamagara wagabonye sarukumbye ko bizatinda ndago bizatinda ariko rero ko bahamagara ndayo wari wabona uzabahamagara nagaguhaye nanje ndago nzagutinda kandi mabuje akabimenya ko amafaranga ngorera ngaguhaje kumva nawe mubwiye umva nzahita ngwanga kandi uhita ugambere ntago nanabikwamaisana urabizi ko nankunda kandi nawe nkagukunda ibyo ntago nanabikora ibyo nibanga janje nawe ibyo nibanga janje kandi twaje no kubana ubwo urabyumva tukazanabivuga byageze ku musozo neza turashiraho umutemeri tugapfundikira barereka ngende nje mubyo narindimo we nta kibazo kabisa urakoze uzabone ngutwaye n'ubundi bari n'injiji nta ebana ntuzambaze iby'amafaranga cururuka tubumve rega nabo wenda nabo bafite icyo bavuga kagiye ibintu byagenze kugira aho bigeze imyaka yose mutavuze niko bigenda kuko nanjye ntumbwire uti mami byagendekeye gutya byagenze gute mbwira abantu baceceka gutyo urabona ko yari umugaruriye ubusa yureka nkitahira reka mubwire ko ibintu byagenze bagenzi banjye inshuti zacu zanjye na Gaera zari zituzi nyine mwanze bya fanta kwa muzena mufungura umwana icyo kunywa amani anywa sikoro imbere cyane mwakira uriya nawe mbere umwana baye
mani mwamuhaye igusha mani mukumuha abanza akora ijisho mani nawe murekera cyane mu by'ukuri ibintu byabaye uyu munsi nanjye ntabwo yari ngiye ndetse nta nubwo amakosa nayashyira kuri sheri kuri Gayiro. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye. Twari tukiri abana Ubwira kuri telefone Amari fata hano Vivek reba cyane kurana ku munsi mukuru w'isabukuru yawe acira kuramo n'ibikweto turi ubwarwo wasanga utazi gufata neza gifti kuramo n'ibikweto reba egera umwana egera ariko se kutareba hariya Ekumi Gayiro wabaye dore ni na Gayiro mwitiranwa n'izina gira sha vuga ko nagukoreye umuti hanyuma sera uzangurira ibintu bya fanta twarabiciye ibyo nzongera kumva. Nzabwira umwana wanjye kinavuka burya nta giti kitagira imizi. Wigeze umenya ko Gayiro atwise? Nabimenye nyuma nanjye. Gayiro rero atwise ntiyagira icyo akubwira. Ntabwo yabimbwiye ariko yabimbwiye nyuma. Hanyuma sera Nyuma amaze kubikubwira ko yatwise wakoze iki? Iki gihe nyine nawe bitewe n'ibintu byamubayeho urumva nta kuntu yari gutinyuka kuza ngo aze imbere yawe akubwire ko yatwise. Yari yihanganye n'ubundi arabimisha anabihisha buri muntu uwo ari we wese usibye inshuti ye imwe bitaga Keti niyo yabibwiye. habaye iki ntukore iki gituma umuriro mbwira habaye iki ubu tutinamenye ntasanje ibintu nzayimubwira mbwira numve Keti nakundi reka mbikubwire ubundi nabibwira ni wowe abashiga ukunera ubwoba mbwira shiti mbwira
Keti uzi ko nwite mfite byinshi byo kuganira reka mbareke mugane ndabizi ubwo hashize imyaka myinshi reka ngende ubwo rero hari igihe naza kuza wagiye ugahera araguherekeza nta kibazo nta kibazo giti turamutinya kuva kera oya sikuntu buriya papa shawe sinzi ukuntu yakubwira sawa rero turi kumwe sawa ngiye kure umuturanyi hano hirya y'ibyo ushaka kumubwira ese njyewe simuzi ahubwo ibi ni iki wabaye iki sinzi ije waje ava hariya muri salo ajya azagwa hano si uwo muketi mwari umukobwa utavuga ikinyarwanda neza uwo nguwo umunsi ngo bamukorere bamutumura bamukorera aniveriseri si uwo nguwo bari bari kumwe niwe bari bari kumwe rero ukuntu yambwiye nyine yambwiye ko mbwira ko adahari nyereka basi aho wamushyinguye ubanza byanduhura basi reka murebe mu maso mbwira ko adahari namwumvaga kina mu nda kugeza acecetse umwana wanjye ariye basi reka murebe mu maso mbwira ko adahari mwana wanjye ari hehe mwana wanjye ari hehe shamuze na gaga none mwana wanjye mwanze kiti gaga umwana yaje apfuye bamujugunye namutwaye iriya mu kasasiro ibino inyanda oya kiti gaga umwana aje apfuye none uri papa wawe agaruke mu rugo asanga ufite umwana upfuye hanyuma si intare y'umukobwa yo umwana ari he ararenga bakubwira ko umwana apfuye bakweretse umurambo we nyine nawe ntabwo byaba ubwo se uratera andi mbabazi hano urabona ari kwa muganga ngo utere imbabazi sobanurira umwana bakubwira ko yapfuye bakweretse umurambo we bakubwira mureke mbasobanure noneho hanyuma rero Keti amaje gufata uwo mwana amujyanye yaragarutse abeshya sheri ko umwana yamubyaye apfuye kuko yari asize atameze neza bitewe n'uburyo yabyayemo kandi wumva ko yabyariye mu rugo nta n'ubufasha bw'abaganga bwabaye icyo kintu ntabwo ari gutinyuka kuza kukubwira ngo nabyaye umwana atarigeze akubwira ngo aratwite hanyuma rero Keti niwe nyuma waje kuduha ayo makuru yose ukuntu byagenda tubwira ko umwana yari muzima yagiye ngo no kureba aho hantu yari yamusize asanga abantu bari batuye muri icyo gipangu barimutse hajemo abandi waba ukoze rwose ntabwo byumvikana kuko aha hantu twaje twebwe tuguze turaza turahatura uri kumva rero sinzi ntabwo nta bintu birebire mbazo keretse wacu baharenda ukababaza kuko ibintu byagenze tukaba natwe turi mu rugamba rwo guhiga uwo mwana ni ukuri babyeyi nimutubabarire urumva mwari mwaratangiye no gushaka umwana turimo turamuhiga bose umuntu umaze imyaka 15
umwana bateye ku gipangu ubwo umuntu azashakisha azarangisha azatanga iretanga abana b'iyi minsi ko muri abasazi mwana yoberanye ibintu birabaye nta kintu muvuze abyeyi rwose nimutubabarengera mu namwe ko natwe tutari twari niba Kayumba ntabonye isi maze rero Kayumba niba ntabonye isi unyeretse isi Kayumba rero ukuntu nakwizeye ukuntu nakwitangiye Kayumba rero ikintu ngiye kukwisabira pe agahinda kawe ntabwo mbona wowe wagakwiza pe urababaye kandi birumvikana kuko bivuye byinshi muri wowe rero ikintu ngiye nakwisabira ndakwingenze tuza dutegereze muzaze wenda bazaba nabo bamaze gushira ikimwaro n'ikibasobanura ibintu byose uko bimeze batubwire naho woke tari noneho babona ndabinginze ibyo bintu nimubibwire papa kuko nubundi kuri ndabinginze ngo umbabare unyumvire ibi ni ikibazo cucu none nimuramuka ibi bintu uziko none turega kubivuga ngo mushaka umwana tureke umwana wanyu none nimutubabarire pe inkora amahano zibe n'inkora amaraso hanyuma se umwana azaboneka reka ubu ntagakira uwanyu gusa n'umwuzukuru wawe turimo turamuhiga cyakora muzi gutera madamu gusa mwe murabona imbaraga zawe n'izagahera zihwanye n'iza papa wawe n'iza Kayumba hari ahantu bihuriye kwiyo mubivuga karubwo n'umwana aba yarabonetse cyangwa twaramenye uko byagenze wa mubyeyi we rero ndabona ibyo ndi mwahangara umusazi njye numva wakwihangana Kayu ihangane yaba nihangana ndahaze nyine reka njye kwinywera inzoga gusa ntunkurikire watega moto warara hano umenye uca inzira yawe kuko tugendanye nakuvuna cyangwa nkakwica kuko sinkene kubona umukobwa w'inzobe nk'uyu nguyu ubyara umwana ngo baramubwiye ngo yapfuye ntamenye ngo umurambo urihe ntamenye ngo bigenze bite ibyo bintu byose akabimenya tubana mu nzu uyu nguyu ureba namugishaga inama nkubwira ngo ko ngiye kugura ikintu iki n'iki mbikore gute bwari ubwana ariko natwe ntabwo ari twebwe byose okay noneho byerekana itahire ibisigaye ndi muzabyimenyera iri cyangwa nta kibazo genda arabaza nta kibazo okay ni byiza oya ndimo namerekeza igihe ndirwariza ndi mukuru iriya modoka nayigongesha igiti nagira nte ibisigaye ubwo tuzavugana nakazi kayo musigaye n'umukazana wanyu cyakora narumiwe koko inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago